Biriho inyigisho za buri munsi mugezwa n'Itorero rya Christ Embassy Rwanda. Shalom shalom. Nongeye kuguha ikaze muri wa mwanya mwiza udasanzwe tujye gukurikira urusobe rw'ibiriho inyigisho ya buri munsi, tukaba tuyitegurirwa n'umushumba wacu Pastor Chris Oyakilome. Inyigisho y'uyu munsi iratubwira ngo misiyo irakomeje. Umurongo ufungura uri muri Zaburi ya 68 umurongo wa 11. Haravuga ngo umwami Imana yatanze itegeko, abagore bamamaza inkuru baba benshi. Kubera ubusemuro bwinshi bwa Bibiliya mu Cyongereza busigaye buhari uyu munsi, biroroshye kuri benshi gutekereza bibeshya yuko inyandiko ya Bibiliya y'umwimerere yatanzwe mu rurimi rw'Icyongereza. Nyamara n'abasemuzi bakoze uyu murimo ukomeye, kandi Mwuka Wera n'uyu munsi akomeza kubayobora ngo batume Bibiliya n'izindi nyandiko za Gikristo zigera kuri benshi kurushaho mu zindi ndimi zabo kavukire. Tekereza yuko inyandiko zera zose mu byanditswe zanditswe mu Giheburayo, Ikigiriki n'Icyarameya. Ariko byasabye abantu bitanga, bakundaga umwami ndetse bifuzaga gusakaza ubutumwa bwe mu isi yose ngo iboneke mu ndimi zinyuranye nk'uko tuzifite uyu munsi. Iyi misiyo irakomeje binyuze mu murimo w'abamisiyoneri ba none n'abavuga butumwa bajya mu bihugu bya kure. Bisa n'ibyo abasemuzi bo hambere bakoze. Abasemuzi bo hambere bakoraga kujya mu bice bya kure cyane ndetse kenshi bigoranye kugerwayo. Bashakaga abatarumva ubutumwa bwiza maze bakabubagezaho mu rurimi bumva kurusha izindi. Umwami Yesu yadutegetse kujya mu isi yose tukabwira ubutumwa bwiza icyaremwe cyose. Biri muri Mariko ibice 16 umurongo wa 15. Yadutumye gushaka abazimiye, kubashakisha mu tuyira no mu mihanda minini. Iri bwiriza rirasobanutse mu byanditswe byera kandi riyoboye misiyo y'Abakristo uyu munsi. Turi gusohoza intumbero yaduhaye. Iyi ntumbero ni ukugera ku bakeneye kumva ubutumwa bw'agakiza, kandi ibi bisaba kuva mu bice twisanzuramo tukagera ku bavuga indimi zose, tukamenya ko buri wese afite amahirwe yo kumva no gusubiza icyo ubutumwa bwiza bumubwira. Haleluya. Umurimo ni wenda kurangira, kandi intumbero yo kugeza kuri buri wese ubutumwa bwiza iracyari ngombwa kurusha mu bindi bihe. Niyo mpamvu dushimira umwami abantu bari gukorana natwe mu bihugu bitandukanye kugira ngo bishoboke ko izi nyigisho zigera ku bantu mu ndimi zose zizwi ku isi, kandi kubw'ibyo tubashe kugera ku mpera y'isi mbere yo kugaruka k'umwami. Haleluya. Muri Matayo ibice 24 umurongo wa 14, Yesu yaravuze ati, kandi ubu butumwa bwiza bw'umwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Nawe ushobora gufatanya n'itsinda ry'abakora uyu murimo ku isi muri ibi bihe bya nyuma usura urubuga rwa tniglobal.org. Tugiye gufatanya mu isengesho. Ndajya nsenga maze nawe usubiremo. Data mwiza, ndasengera abasemuzi, abamisiyoneri n'abavuga butumwa babwiriza ubutumwa bwiza ku isi yose. Bitangiye umurimo kubusakaza cyane cyane mu turere tunyuranye. Uyu murimo ngo barindwe kandi bakingirwe abantu babi kandi batagira ubwenge, kugira ngo bakomeze kuba abahamya b'ingirakamaro ba Kristo, batume ijambo ryawe rimenyekana nta nkomyi. Mu izina rya Yesu, amen.
Gucengera ijambo turasoma muri Matayo ibice 28 umurongo wa 19 kugera kwa 20. Dusome no muri Luka ibice 19 umurongo wa 10. Dusoreze mu Baroma ibice 10 umurongo wa 14 tugeze kwa 15. Imana ibaha umugisha waba umwe muri twebwe gusakaza ubutumwa bwiza. Shalom shalom naho ubutaha. Oh haleluya, ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye isengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya, amen amen amen. Nezerwa cyane mwene data, ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha naho ubutaha.